Amakuru mashya atugezeho nonaha aturutse mu karere ka Gakenke kuri ba bantu bishe umukecuru w'imyaka 62 y'amavuko barangiza bakanamutwikira mu nzu yabagamo. Kuri ubu ababikoze batangiye gutabwa muri yombi buhoro buhoro. Ese abo babikoze bari bagamije iki? Ese byabereye mu kahe gace? Ese ubuyobozi bw'akarere bwatangaje iki nyuma yo kumva iyo nkuru ibabaje kandi iteye agahinda yumvikanye muri aka karere bayoboye? Ese aba batawe muri yombi bo batangaje iki nyuma yo gufatwa bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rw'uyu mukecuru w'imyaka 62 y'amavuko? Ibi ngibi n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Gakenke bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi biturutse kuri uru rupfu rw'uyu mukecuru w'imyaka 62 y'amavuko wishwe barangiza bagahita bamutwikira no mu nzu yabagamo. Ni ibintu bikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Gakenke ndetse n'ubuyobozi muri rusange. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje itugezeho nonaha, naho umukecuru w'imyaka 62 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi, barangiza kubikora bagahita banamutwikira mu nzu yabagamo. Ese aba babikoze baba bari bagamije iki kugira ngo bice urupfu uwo mukecuru rw'agashinyaguro? Ese ubuyobozi bwo muri aka gace bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona abo bagizi ba nabi bihereranye uwo mukecuru bakamwica barangiza bakamutwikira no mu nzu yabagamo? Ni inkuru ikomeje kuvugwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni inkuru yagarutseho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga zikorera hano mu Rwanda. Iyi nkuru rero niyo tuje kubabwira byinshi cyane. Hari mu masaha ya 3 z'umugoroba wo kuwa gatandatu tariki 24 Kanama 2024 nibwo mu mudugudu wa Shiru, akagari ka Bumba, mu murenge wa Muyongwe, akarere ka Gakenke, humvikanye inkuru y'urupfu rw'umukecuru witwa Mukamana Donata yishwe atwikiwe mu nzu yabagamo. Iyi nkuru y'akababaro kandi iteye agahinda yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bumba Ruriye Hategekimana ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Yagize ati nibyo koko ejo saa 3 z'umugoroba twumvishe inkuru y'akababaro ku rupfu rwa Mukamana Donata, umukecuru wari uri mu kigero cy'imyaka 62 y'amavuko wishwe n'abagizi ba nabi avuye mu gasantere nuko anatwikirwa no mu nzu ye yabagamo. Twahise twihutira gutabara, yari umuturage usanzwe nk'abandi bose kuko nta bibazo yagiranaga n'abaturanyi bari baturanye. Abajijwe niba byaba biterwa n'urugomo rukunze kuvugwa muri kano kagari, yabihakanye yivuye inyuma. Mu magambo ye uyu munyamabanga nshingwabikorwa yagize ati sitwavuga ko byatewe n'urugomo kuko nta rubamo rudasanzwe, ni kimwe n'ahandi hose, rimwe urugomo urwumva hano ejo ukarwumva ahandi, ariko ikijyanye no gutwikira umuturage mu nzu rwose nibwo bwa mbere byagaragaye muri kano gace.
ati rwose ababikoze bagomba guhanwa n'amategeko y'u Rwanda igihe bazaba bahamijwe iki cyaha. SP Mwiseneza Jean Bosco, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, yemereye itangazamakuru iby'iyi nkuru kandi ngo bamwe mu bakekwaho batangiye gutabwa muri yombi. SP Mwiseneza Jean Bosco, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, yagize ati birakekwa ko yishwe n'abantu bataramenyekana, gusa hatangiye gukorwa iperereza. Hafashwe babiri bakekwaho bafungiye kuri polisi sitasiyo ya Rushashi, barimo gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ubutumwa duha abaturage ni ugutangira amakuru ku gihe ku bantu bafitanye amakimbirane, icyaha kigakumirwa kitaraba. Amakuru dukesha bamwe mu batuye mu murenge wa Muyongwe avuga ko atari ubwa mbere humvikanye urugomo rwateye urupfu, ngo kuko rukunda kuvugwa muri tumwe mu tugari, cyane cyane aka Kabumba kabereyemo aya mahano akomeje kugarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, nyuma yo kumva umukecuru bamwishe barangiza bakanamutwikira no mu nzu yabagamo. Ati ni ubugome bubabaje cyane. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko ari umukoro ku nzego z'ubuyobozi bw'ibanze, cyane cyane ubuyobozi mu kwigisha abo bayobora kwirinda ibyaha nk'ibi bya hato na hato. Ni kenshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye hagenda humvikana impfu za hato na hato, aho bamwe bavuga ko abakora ibi byaha baba bagomba kubihanirwa by'intangarugero, ngo kuko ababikora bahita bagabanuka mu gihugu cy'u Rwanda, ngo kuko ngo nta gihe gishira hatumvikanye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu hagenda bumva abagizi ba nabi bambuye ubuzima bw'umuntu. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaze nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa igitekerezo ukaduha igitekerezo, cyaba ari ikidushima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo hano kuri KN Radio tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.